Namo amafaranga babahaye. Iki? N'amafaranga babahaye. Twebwe no kugenda gute. Yego nyine amafaranga bari kuburiya wewe. Icyo kiraka bara mudugu bara. Icyo kiraka bakiki. Ndebe. Urukumva nago ko. Oya nyine ngwamu bitanisha mudugu. Nago ko mama mudugu. Nyine urukumva. Kandi ari ushaka kwica umuyobozi. Akomeza ko baradufunga amazi. Nyine uzi ko ushaka kwica umuyobozi. Kuna matafari cyane. Oya nije Ramudugu ngari cyane. Udugu yabumva ariko wewe wafashe kirangari cyane cyawe. Ngari cyane. Udugura yabumbanaga. Oya reka banza. Yewe. Urayabumba naga. Turamusanga yora Masabu yegera urugwa narwo ruramena maso ruvuga. Muzebine. Uruzuguzuzu kusakuriza uruzuguzuzu. Mugomere cyane. Komeye. Mahoro mahoro ndi kora muri amasabu imeze guteja. Muze. Imeze bite? Uwo mama garamuziye gushaka kintu ninde wagurumiye. Bo nitwa Diego. Nitwa Diego. Uriya ni mugenzi wa yitwa Siaka. Urabona rero muze. Cyari kiri kutugenza. Vuga vuba kuko ndi kubura musanze igiye kwegera kabuga cyane urumva. Cyari kiri kutugenza urabona. Urabona ko papa wanjye inama byariro somuzi yarayepfo. Urabona ko ndangije ishuri. Sibyo? Yo Mungu anamubyarira ja. Mushiki we nabo deruka. Ukumva yagiye ku ishuri. Yagiye ku ishuri nawe ari kwiga. Asigaye Kigali kigarangiza. Bonda harabura nk'imyaka ibiri kubera ko yiga mu wa kane. Ajya ngo usunagijisha. Nanjye ndangije kwiga. Nuko si nguyu we ngo ni Siaka. Uyu nguyu no kwande ajya bajya papa witwa Kaburame. Abazisha abana bose ko basi gutwara sangira urwango rwose. Mugomere cyane. Rero nyine ubwo turangije amashuri. Rero twumvishe ngo mu gutandikira kango cyo kumva. Uburyo baba beje. Nge nta kiraka mfite urugo nani wajya ikibazo kirimo. Nta kibazo. Oya ayo makuru twabishaho kandi kuva batwohereje hano nyine. Ntabwo mwumvishe amakuru nabi ninde wabaye amakuru. Mena Kaburame. Nikaya amakuru ko wungere gutanga. Kayagwe ni wowe. Kayagwe. Kirakaje mizo guteza. Mugore ko cyo kugomba amatafari ngo kubera nyine kumba ngwara amashuri ngo mushaka kubaka. Rero nyine ngo mwashaka kubaka. Bagenda ko twereka. Bagenda ko twereka twetsa mwasije. Kira kigo cy'amashuri cyo kuri mubona bura gahunda iriho. Urabona ko kimaze imyaka myinshi kidatera imbere kitavugurwa. Abari mune haguhindurwa abese urebye no gutsindisha abanyeshuri dukindisha batatu bane batanu ntabwo tugiye turenga kuri batanu mbere yuko tuvugurira imyigishirize urumva tugomba kuvugurura manza twavugurura imyubakire tumara kuyivugurura wenda n'imyivugurire y'abandi ushobora gusanga abari muri n'akazi nakomeza gatanga hajya icyo bizoho ntabwo birimo yewe nge nize mege mu byo biza ntabwo birimo icyo cyo ntabwo numvaga natwara imbere mu Rwanda twese birakazi ariko nyine umva ntabwo aricyo cyatuzanye kubera ko twebwe dushaka akazi ko kumva umva cha wanjye nayo ya poti bawo mutayi dushaka nyine dushaka kumva dushaka amatafari muri hombeye nimaje kubwira mudugudu nzabamema cyagisaza nimaje kumubwira ngo nimba yabasha kubona bakarasi ba Petero n'abandi amuza ba Geoffrey ba mitutu nabo mbonaga bari ariko niramubwiye ngo cyane reba rwa kiramani gura rwisara rurongo rufite imbaraga nje ngo kiramani mu bantu bagomba kuza urumva bagomba kuza akaburo bavumba amatafari ese twebwe oya nge najya kuzana nge nababije iyo bija rukumba bakadufasha nawe nzahitanye kwigura mu makozi y'abashaka tandanyira mara yijuru ntabwo ndi inyuma umbikira kanarangije kugitanga none se bazajya barakubumbira kuranga twumvikanye 20 ariko cyo sengani
Byako natarenze 40 kuko urumva 40 nanjye naje gusabira mobile ngiye ikigo nk'umuntu nyine usanzwe ugikora aho umugihagarariye barangije kumpa 50 itafari rimwe barangije kumbwira ngo 60 miliyoni afatanye nawe yatubwiye tubuze kubikoresha nta kibazo kirimo. none se uriya nta kuntu twebwe wakumbira kuri 15 Minangaye oya ikatumisigire mu mirongo umfasha adavuga tumwongere n'ibindi 10 kandi muzehe murongera gusakuza ndabanza birukana iwanje umva nyine umubwire nyine urukumva niba wamuhaye kuri 40 ntabwo twebwe pasire watugabanyiriza tukakumbira kuri make cyangwa 20 nazaguye mu jina atangiye kugambwira ubujana natwe noneho mureka tukubumbire kuri 30 noneho usaguremo izindi tuzaza mujye kunsagira muri umva yuko ari imibare myinshi ubu tuzi ko tukoze rundi rwo nyinyi reka twumvikane niba byacu cyangwa tubikora kuri 30 barambwiye 80 abo se akina nta kibazo kubera ko amatafari dukeneye kubaka ibigo by'amashuri 80 amatafari nibyo ndi kubabwira 80 by'amatafari mu rukumva mufite imbaraga mubitekerezeho kandi mukanyera avuze ngo n'ibihumbi amanyingi 80 yavuze amafaranga wibuke avuze amatafari n'amatafari 80 yataka mwaribonye nabonye ari n'inombe ko ni inshuti yanjye nababyariro tutazapfuza nabaye ikiraka urumva ko mugiye guterebuza mu gihugu niwe wabo ukumva akorera ahubwo namukanye twebwe dite kitanga mayire ifite na avance na namuhaye namubwiye ko murimo kacika namubwiye ko ugomba kuza kureba nkazakure rero noneho uzamuze urumva amafaranga uzazibiraza twebwe twaranje sigara amafaranga oya nta kibazo aho guterebuza twebwe kumva nta mafaranga turagusaba mbere sibyo muramanza munyereke akazi munyereke umubiri munyereke umushoboye kujya tumwekeze rero ndetse dukubita n'ibihumbi 2 aho ngaho urabona ko ari aho twagejeje akavuga ati basubire umufashe muri gudire kujyamo nigure n'imvune rero twebwe muzereka nzeje ibihumbi 80 amafaranga ari nimugoroba nimugoroba sibyo ubu ngubu si saa 2 akazi ngo naheje ejo ntari ejo nka saa 6 amatafari 2,000 tugomba kuba ayamuritse amatafari 2,000 tugomba kuba twayakumurikiye amatafari 2,000 ukumva ejo saa 6 oya saa 6 gusa tuzajya kujya saa 6 twabikweretse ubone ko turi gukora mu ngingo y'imari y'ikigo bambwiye ko bamaye amezi 2 none se niba buri munsi muzaza mu amatafari 2,000 igice cy'umunsi ni 2,000 kuva saa 10 kugeza saa 6 ni 2,000 mu munsi wose reka tubarewe na nka 2 ngaho kuba mu mezi angahe ngaho kuba ahubwo wewe reka kumvunira ubwonko ikiriho ni ndakuba nimara kwicara hamwe maje gutuza ahubwo nyine tubwire niba basi wenda turi kwemera tugende gutara imyuka y'ejo kugira ngo tuzabone uko dukora umva rero twumvikane ku kigo hari akure mubona ni muhareba inyuma y'ishuri uri kuhareba handi wize ukiri muri njye nahageze wagezeyo ibyo biroroshye umva ukuntu gahunda zimeze itaka rimwe na rimwe riracukuye irindi igihe amatafari natajya mu 80 urumva muzafata ipiki mucukure itaka muri ture urumva umukingo muwararike kugira muze noneho karuka mwanya tuvugana umva karuka mwanya tuvugana mugende mugire muri mudugudu nimbara abandi bana nashiramo naza kureba mudugudu zabame manza mama bere wavuye kumva nabandi bantu babonye ibintu biri inyuma erega mbere yuko tuzano twabanje kwandika ikiraka kibemereye amafaranga yo kunsaba nta kibazo murakoze cyane anava murakoze cyane muze
ubwo rero baso twanywanye ntibazacinja ibindi akazi kababoneye ni ukubikora vava buriya mudugudu aramutumenye ko twakibumbi yakwitwa cyangwa se kuba tukishyura se akazi karabuze mwana bwabo kwihangira imirimo mwana buriya komeza upande kukimo akoreka mbe ndakata n'urugo akira oza urutiba gishiro ubimenyereye amasomo ya stress yo kwiga ngo ni entrepreneurship ngo uzahinga ibitunguru ca ni bangahe se bakora ibyo bize mu ishuri igishoro cyarabuze ubwo njye nuzu ngenera rimwe ragacuruza cyane ubwo twe karabo kase kuva na mbere hose ubwo kwa nyogokuru na kwa sogokuru cyage ntabwo narenze uko ngera abumba amatafari pe natwe twabikozeho mwana nasubiyeho ukora ibizeye ngo uzakora ibyo wize nizira kabisa kubera ko nose niba narize mege ukumva nkaba nzi ko nari nzatwara indege iki cyo cyakwishe rero mu mutwe rero hangane nyine bibaho kugira ngo mudugudu aze baje kubumba nanuza ngaradwikindikira nde nuza kanyandika turamuca ngo turamubumbira amatafari igihumbi aradora kuri senkani we n'umukire senkani oya uzisi ayo baduhera yose usa twayashaka ayado biranga tewa twamaje kubona mu ngangari ari sama ayo baduhera yose twarangiza ubase mudugudu twamuterebuje kareduha ako kirakwica ndabe mbabwo ndabona icyo ndacyenda no gushira reka nze basira umuntu aragira saa sita arangije ubwo se rero ibikweta nari nambaye tangiye guturagurika sera ubwo nta mabuye arimo hafi nanyarimo kameze gutya uko karimo amabuye ndakamo gasura kite kuko nakaza nkajyamo amabuye dore gute uribumba amagara mitutu na kyabwani yenge cyazeraga kubavomera kuko amafaranga azakura muri ino taka kubite fasita marere barabavuyeho noneho reka mbe ndakora urukumva n'irindi ahubwo se waba uri kurunda reka mbe ndakoresha ikindi ako wenda ejo twabyukira hora ahubwo tugira amahirwe imvura ntigwe ngo imvura si imvura ntayo ntawamenya ahantu haturuka ntabwo yagwa cyakunze basi wenda hari ibyashatse kuba ariko imvura ntabwo yagwa bareba tubyutse tugasanga za mbwa zanyuzemo zaneyemo uriya ku ishuri burangiye numvaga yuko nzaba umuyobozi shaho uyobora iki ubwo numvaga ko nzaba umuyobozi w'indege ajya mu muryango w'abanyaruhu utwaraga indege none ko nize mege nyine nsubiza iwanyaruhu mu muryango w'abanyaruhu utwara indege nka anko wawe na mubyara wawe kwa siko wanyu nisanze mu matafari niryo jino ryawe nyine ashaka uzatwara indege sha uzibura njye nkiri ku ishuri numvaga yuko umuntu wese uri hanze udafite akazi numvaga yuko ari injiji kubera ko napolisi yabura gute no korora inkwavu wenda ebyiri ngo zimuhereze igishoro ibyo ku ishuri batubwira none aho turangirije ngo nicaye hanze dore nkubise ukwezi nta n'ijana reka ibyo ngibyo ku ishuri babitubwira bagira ngo twirememo icyizere nzakora iki ngo nzaba umupayiloti nzaba umuganga none se noneho nura mwarimu wa entrepreneur atubwira ngo tujye turahinga imboga ngo za dore yari afite isoko se shaho ako n'ubundi amasaha yo kurya n'ubundi arageze kurya nta bintu nimwe n'abandi ndabaye ku kazi ni umwana ndabaye ku kazi icyo cyorezo kirakaka wakimaye uhari ni ngombwa ngo nguyu nguyu tuze witekege
none se ukuba muzehe binego niba twebwe yaduhaye ku mafaranga make twebwe twari kubyanga ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo. none se byinshi wewe nigute uje kunca inyuma akazi nayo niboneye kinafashe ukaza kugakoramo. none se urukumva amatafari nayawe nyina amatafari ntagaraganje ariko ntabwo urukumva Itaka ni iryawe. ino rukubumbisha amatafari ariko ni nje mu mucacu ni nje mudugudu yawaga kwe kumbwira ngo urukumva usibye wenda nk'ubwemo mugira we yujemo kazi ku muntu ngomba zamu ukaza kumwitangira mu kazi urabizi nta kintu dupfa urukumva twebwe nawe urukumva rero nakubwira ngo nubwo ugiye kuyabumba cyane urukumva nubwo ugiye kuyabumba namwe ntago muzamaga muri gukenera ako mudugudu wajureka mujyane mutubwira ngo twihangire imirimo none mvuga guteza akavu. oya ibintu byo kuvuga ngo mugiye mugiye kubona basi wenda urubyiruko rwawe namwe amafaranga babahaye n'amafaranga babahaye twebwe no kugenda gute yego nyine amafaranga bari kuburira wewe icyo kiraka mara mudugudu icyo kiraka wakigeze ndebe urukumva ntabwo oya nyine mwamubitanisha mudugudu ntabwo ukoma ko mudugudu nyine ndekura urukumva ariko uzi ko ushaka kwica umuyobozi ako muzi ko baradufunga amazi nyine uzi ko ushaka kwica umuyobozi oya ni nje mudugudu ngari cyane kuyabumva ariko wowe wafashe ikiraka cyawe ngari cyane urukumva udugura yabumba ndaga oya reka banza yewe urayabumba ndaga Diego urayabumba Diego uteze mwana atajya kuduha noneho urukumva urayabumba ndaga oya buretse wewe ni muri kugira kira kiyo tujya kugura hiki ngandega icyo kirakaruka cyari cyanje Ose Diego arayinkubita none ko byari bikwiye kumera nyine ngayinkubita ukumva umuyobozi nka urukumva nyine mwebwe murifata wewe urifata wababona akazi niboneye ukaza kuvuga ngo ugiye kugira akazi ni akawe tutatote amatafari mudugudu mwana yanjye mareka tucyuhagire urabona wa mukinga ngo ni umudugudu sibu ni kuri urukumva ibiyobozi bisigaye birakora Diego aka kazi koko ni gutyo umenya karakitsa ubona ko bya umva mwanya nazimbwa urukumva uratambuka aho ngaho nyine urukumva nyine babitonze kuri cyo urukumva mpamvu hejuru ngo wowe urutatu rubika urukumva nyine urukunyu hejuru umudugudu nyine mpamvu nyuma mane yaje ejo none kimwe kitazaba ari muvuga ngo muri abana oya ajya gura umuyobozi nyine simuvuga ngo muri abana uri umuyobozi sawa nanjye tugiye guhiga reka nyine manza mba kumva mwe muravuga ngo muri abana mudugu sha mudugu nyine bya nta nyama zimwe muri ukuntu umuntu abareka muntu tekuja no korora ku irondo ngo wowe urutatsi rubi wowe utagira n'agatatu na kamwe nutaja ku irondo uzangaye irondo wewe umuntu yishiye ipangira akazi uje kugakoramo umva irondo ryawe ntabwo narijya muri ipangira akazi uje kugakoramo umva mudugudu wavuye hejuru ndavuga ngo ntihagire umuntu ujya gukora asubira muri kano kazi ariko uretse ubusama amafaranga umurenge muri kano kazi nta kantu ko kukarimo ako mudugu ibyo ushaka muri kano kazi ushaka ibi ngibi nyine va muri kano action umva mudugudu ugenda muri kureba ukuntu mungeze uraho no gucya abandi bayobozi bitwara ndagiye ariko nta muntu n'umwe utari burari rundi cyuriye ngo umunkuriye ibyo ukangishaga ngo nta mutatu ufite ngo nta rundi uzakora ziba mudugu ninzajya guhura nawe ziba nakubura umva nanjye turabonana aho ninzajya guhura nawe uzubaka inzu uzayisenya uzabibumba zabikandagira uzagabumba mwanya na ukumva icyo uzakora cyose umva nzacangiriza wa mbwa Diego tugire tukoze ibintu twicanye twigene mati turabyogereza mu rugo mati bajya kogereza se two turi kuvuma nabyo nabi isi twagenda dusa nabi muhajye inkweto zo ntiziriye byose size zishaka hano ziri kubona rumwe hano ubona iriya mbwa ngo ni mudugudu umwe handi warira kuntu vayigo ari imfite zose kizishe ejo ni ukuzazana ubufu nyinshi cyane